akakwerekera kuri buri muti tuyoborera ariko Imana yarakuzanira ifuniro izina ry'Imana ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kuganira icyo Uwiteka adushakaho, icyo Uwiteka adukeneyeho, icyo Uwiteka akeneyeho, ese ni iki? Ariko Imana idufashe, hari icyo ishaka kandi kubera ko igishaka hari ikintu yagambiriye kuri wowe. Iyo umuntu afite umugambi yagambiriye ku nshuti ye, aragenda akayisaba akayibwira ati njye nagambiriye kuzakora iki, ariko urakwiye kwitwara gutya. Nagambiriye kuzaguhinga, ariko urakwiye kubaka ikiraro ukitegura ugatera n'ubwatsi. Nagambiriye kuguserukana hanze y'igihugu, genda guca utange ibyitoze ndetse wige n'ururimi kubera ko nagambiriye. Haleluya, haleluya. Imana yacu hari umugambi dufiteho, Imana yacu hari ibyizi dufitiye, ariko bigiremo uruhare, natwe tugiremo uruhare kugira ngo ibyo ngibyo yagambiriye kuduhereza, ibyo ngibyo yagambiriye ku buzima bwacu izaguhe mu izina rya Yesu. Imana yacu ihimbaze. Tugiye kuganira ikibwiriza kivuga ngo kunesha uri mu rugo. Kunesha uri mu rugo, mu minsi ishize twari turi muri guma mu rugo, byari ngombwa kutava mu rugo nta mpamvu igusohoye, byari ngombwa kudafata urugendo ujye mu isoko nta kintu kikujyana cyangwa se udafite gahunda ikujyanye y'ibyihutirwa ndetse udafite n'ikintu kikwemeza ko ugiye mu isoko, ntabwo byari bishoboka. Ntabwo rero bakugana ku muhanda ngo uhagere nta mpamvu ikomeye kujyaneyo. Ntabwo byari bishobora kujya ku bitaro utambaye ibyerekana iki muri kandi bitaro kwivurizaho. Uri kumva hari gumaye mu rugo. Iki cyigisho rero tugiye kuganira, umbabarire icyakire n'icyawe nanjye gifate n'icyanjye. Ariko tukareka bizeho twakubonye. Yari guma mu rugo kuko inkoni zafatishije ziguha, abantu babakubita imipira kubwira kubwiriza, abantu bakubwira kuguma mu gufasha mu rugo, ariko tukemera tukaguma he mu rugo. Haleluya. Rero uyu munsi kandi turaza yewe mukristo, yewe munyamasengesho, yewe muririmbyi, umunesha uri hehe mu rugo. Kubera ko Imana ikwitegereza ikagenzura abantu ugasanga barasohotse uburyo bari gukorera inyuma y'urugo, bari kuririmba inyuma y'urugo, bari gusengera inyuma y'urugo, ariko Imana idufashe kunesha turi mu rugo, turi mu ndani, turi muri Kristo. Imana idufashe urugo narugereranya nka Kristo. Haleluya, haleluya. Iyo ubaye ukanesha uriho, hari imbaraga ziva muri Kristo zikakurwanira kandi zikakuneshereza ukuruhije, ukaguma hehe mu rugo. Imana idufashe mu gihe cy'uko hanze ihari hazabimwe n'abarozi n'abasambanyi n'abasinzi n'abasenga ibishushanyo, tureke twigumire mu rugo. Kubera ko nta handi dufite twafatira, nta handi dufite twajya kuba ku icumbi, ahubwo ibyiza ni uko tuguma mu rugo kandi ibigeragezo bidusanze mu rugo tukamenesha kandi tugumye hehe mu rugo. Imana idufashe, iri kukubwira ngo guma mu rugo, iri kukubwira ngo guma mu muhamagaro wawe, iri kukubwira ngo guma muri Kristo, iri kukubwira ngo guma mu ijambo ry'Imana, iri kukubwira ngo guma mu masengesho, iri kukubwira ngo guma mu muri Kristo. Nk'uko Kristo ni urugo rwiza, uturamo ni byiza, uko utuye muri ryo akaberwa, umubyeyi utuye muri urwo rugo amahoro neza bisiga akayaga, umugabo urubayemo neza urwo rugo ntabwo yicara cye bavuze ngo dore isi babiransize, ndabona abandi bubatse amakadasitara, aravuga ngo kuko Yesu ari umuhagije ni amahoro. Haleluya. Mureke tugume mu rugo, mureke tuneshe turi mu rugo, muri Kristo tugumemo, tugere ahandi dufite aho kujya. Ntababyeyi muramenye mwe gusohoka urugo, mwe kujya hanze, kuko kujya hanze hari ibibateze birabafata kandi birabaconshomera, birabacaho kabiri. Ariko mureke tuneshe turi hehe mu rugo, kuko ntabwo bibujije ko urugo rutazamo ibibazo n'ibigeragezo. Abubatsi bo barabizi ibibazo
ishimwe. Kunesha kuriye mu rugo rero hari ibintu ugomba gukora mu rugo, ntabwo uzanesha gusa, ntabwo uzarwana n'ibyo bigeragezo gusa, ahubwo hari ibintu uzakorera muri urwo rugo kandi unanesha. Uzamenya ko ugomba gukura ari ngombwa, uzamenya ko ugomba gufura ari ngombwa, kubera ko uzagusura agasanga ntabwo wavuze, agasanga ameza ntiyogeje, agasanga isahani ntiwayogeje, ukayimuheraho ibiryo, azaguseka avuga ati ntabwo rugo rurimo. Ariko ureke kunesha turi mu rugo kandi dukore imirimo yawe ishimwe igeze kuri ijana rivuga nk'imirimo yo mu rugo, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ngo kunesha urihe. Impamvu uru rugero rukurana abantu bakabacana bagacabanyikirwa bakabibica buke, ni ukubera ko basohotse hehe? Basohotse uzi umunyamasengesho wasohotse mu rugo, uzi umwanya wavuye mu rugo, aratangira akawuha, agasinda, agakubita abo hanze, akiba, agasabana, akaroga, kubera ko yasohotse mu rugo. Birashoboka ko nawe urugo wasohotse muri iyi uramenyesha kugira ngo intebe niya kuko sinzasohoka, kugira ngo Yesu ni uwanjye ntabwo ngeze gusohoka. Uramugusohotse hari inyamaswa zigeze Satani na nta mikino afite, kubera ko azi ko igihe gitoya agiye gucirwa urubanza. Muramugusohotse ukabyitwaramo nabi, amavuba agira ate? Arakurya. Kandi uwagusize mu rugo vuba aje kureba abo yasize mu rugo ko bakoze ibitandukanye kandi byo gukiranuka. Reka twifashishe aya magambo arimo yashyizwe Yohana igice cya 21, turasoma guhereye ku murongo wa 6. Yashyizwe Yohana, tugendane igice cya 21, turasoma guhereye ku murongo wa 6. Abahageze reka tujyane dusome mu izina rya Yesu maso 21 umurongo wa 6. Haravuga kandi birarangiye, nije Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhereza umutima ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzamumana ye, nawe umwana wanjye. Ariko abanyago n'abatize n'abapolisi n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzamunyagira umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri rwakiremeza amagambo y'Imana. Imana idufashe. Turi ku ijambo rivuga ngo kunesha uri mu rugo. Ijambo ry'Imana no ku murongo wa 6 haratubwiye ngo kandi ngo byose bivuze gute? Birarangiye, byose birashize, amahirwe y'arabaye yo kuba mu rugo ararangiye, ngiye gukinga urugi. Amen. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ihangane uneshe imbere ubu ibibazo biza ku rugo rw'Imana bumenye. Umva ururare kuvuga ngo Yesu nakuvaho hajya he, umva akuvugana ariko uvuga uko biri kose n'uko bavuga ngo ni urugo. Umuntu urwaye ibibazo gucurane gukubita hirya no hino, ariko uti Yesu
ukukuza guterana ishiteka abakiri kugira ngo binjire uraba amafaranga ntayo twagombaga kugira ngo wihane. Iyo usanga imana ikene igitegereje byo gutanga amafaranga batangaga bakazana intama nziza n'ibindi byiza ntabwo twagombaga kubera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ufite inyota ufite inzara uri kumva akeneye kuba muri nzamubwira umuntu nta mafaranga nzamusaba, sinzamusaba inzu ye abamo, sinzamusaba inka ye yoroye, nta nubwo nzamusaba n'intama nzamuhera umuntu. Nubwo tutimenya ariko Imana yacu rwose nta kitabiherenze, nta n'ikitabize biguhera umuntu. Yatanze inzira iravuga iti uwinjira wese ntazi, kubera ko njye nzabahera umuntu kunywa ku mazi y'ubugingo, nzabahera mu ijuru. Ariko hari icyo musabwa, nubwo ari ubuntu, nubwo nta mafaranga musabwa, nubwo nta kindi kintu Imana igutegerezaho ngo mpaka ngo ndahagarara buriya mukristo kuko yaje guterana ngo mbereke n'amezi amafaranga 10,000, ntabwo Imana itegereje. Ariko hari icyo usabwa. Ntabwo waje kuba mu rugo gusa, ubundi hari umwanya uba mu rugo ari ikibanga, hari umwanya uba mu rugo ari marara, abo bose umubyeyi ababazi, hari umwanya uba mu rugo nk'urumogi, hari n'umwanya uba mu rugo azi icyo gukorera urugo. Abo bana batanu, abo ngabo bari mu rugo bagomba kunesha kandi bari mu rugo badasohotse, batavuze ngo dore ibihe byabaye bibi reka ngende njya kwibera akabyina, dore ibihe bimeze nabi reka nzamara abanyihera 1000 ubuzima buracu. Emera umucanga ube mu rugo, emera wambara ubusa ube mu rugo, emera urumunyu ube mu rugo. Uzi kuba umuntu urugo rw'Imana, uzi kwambara ubusa urugo rw'Imana, uzi kuba wavuye gusenga n'amagana 5 werurere baza ngo ni ukwitangira igitero bayata kandi ukaguma mu rugo. Umugabo akakurasa hanze ariko ukaguma mu rugo. Uva mu rugo ugiye he? Niba nta kintu kikujyanye uva mu rugo ugiye gushaka iki? Ntatangazo y'abantu usanga bagira bati bihane guca inzara, kandi uri umukristo ihane inzara, kandi uri umukristo ayo magambo yawe, kandi uri umukristo wo mu rugo ayiwe, kandi uri mu rugo wasohotse ugiye he? Ugomba kunesha uri mu rugo, usohotse ugiye he? Uzi gukorera Imana ntabwo tugira, uzi gukorera Imana abana bakayikorera, ukayikorera ugaca ukongera ukanayikorera, baza no kwitanga ugakora, ugafata n'ibyo ufite ukabitanga kuko uri umwana w'umuntu kandi uzi ibyo gukorera urugo, kandi ukaba uzi no kunesha mu izina rya Yesu. Ukisigira ibanga ariko ukabashya, ukaba mu rugo. Bakubwira tuzaze dusengere, tuzaguha itanurane, ariko ukavuga uti oya ntabwo nshaka kuko ni umwana wo kunesha ndi mu rugo. Urabona ko ugiye kuyajya kuko biraradiyo wasohotse mu rugo. Imana ntabwo ishaka ibiranga, ibiranga byanze. Iyo ntabwo hari ikintu gikomeye Imana igomba gukora kandi buri wese akazakirebesha amaso, kubera ko urugo rw'Imana rurimo abantu bavanze, harimo abantu bitera iseseme, harimo abantu bavuga ngo nzageza, harimo abantu bavuga aho nakoreye, harimo abantu bavuga ngo amen. Nubwo muri mwanza ntaje nzabo, abo bantu ntabwo bari mu rugo, ntabwo bateze kumwe. Naho
bashoboye b'amagambo bakwironda b'amatiku bakiza b'amasengesho nabwo barimo bakizera cyokora ntibabura ariko igihe kirageze ngabo bacu Imana isobanuriwe Imana isobanuriwe niba koko y'Imana nk'abandi ubu ntahamagawe nuko nkwiye guhagarara ngo ndebe usa n'ituba binyuza muzabireba haleluya niba uri umukristo ukaba waje mu rugo rwa kristo ukaba ubimenyereye cyane kuri umwangirikani ukaba uzamo buri munsi bakubona ujya gusenga bakubona uza bakubona uza ariko bizagaragara niba uri ku bwoko bwe kandi ntabwo ari kera ntabwo Imana izatinda ikeneye itorero rifatika rizajya mu ijuru iyo mpamvu rero igomba kwicambura kare umugeni akimenya haleluya akimenya akamenya ko akwiriye kunesha ibyo byose ariko akaguma ye umuhagizi uzagakingiza inzugi n'amadirishya akamiranga yatumba baye mubemo cyangwa se niba mutabaye niba muratoboye niba murasohoka ariko urabamo akarinda kuko ntazi ko Yesu araza mu gitego cyawe Yesu azamutwa uwasigara nawe nawe ni umwe kuri umva washaka n'ubushobozi bukoresha na tekinoloji n'amabati benshi bayatobora kandi nta byuma dufite inzu twazirima abiruka bagakiza abana